bakunzi ba filime nyarwanda, nyuma yo kubategura filime zagiye zica ibintu hano mu Rwanda, Ganze TV ikuzanira nanone filime y'akataraboneka yitwa The Pain of Love. Ni filime ivuga ku mukobwa witwa Daniela ubana na mukase ndetse na papa we. None Daniela afashe mukase aca inyuma papa we. Nishimye. Bari basabana mu cyumba cya papa. None ko Daniela bamukanze yuko nibeshye akabibwira papa we, bazamwica ndetse na papa bakamwica. Ku rundi ruhande, Gael ni umusore w'umukene ukunda na Daniela, ariko mukase ntamushaka, arashaka gutesha umutwe Daniela kugira ngo akomeze abike ibanga rye. Fiki. Ariko imbaho zirakina. Twaye neza umutima wawe yarawutwaye umva. Ese ko wagonze boyfriend we Gael, Daniela arabyihanganira? Ese papa Gael namenye yuko umugore wamuca inyuma kuri Romeo, bizagenda bite? Uyu mugambi wa Romeo ndetse na mukase wa Gael wo uzakunda? Ntucikwe ni filme iri guca kuri YouTube channel yacu nk'ibisanzwe yitwa Ganze TV. Manuka muri comment, twayipininze ni comment ya mbere, uyiklike urahita ugera kuri YouTube channel yacu, ukore subscribe, ubundi uryoherwe. Niba ushobora kwifata wowe urumva ari ijambo nkunda umwanzi wacu. Ndakuretse nibashaka gukoresha ibyo ushaka. Yewe ngibi birenze ubwonko bwanjye rwose, numva nta n'ikindi kintu nakora ngiye birenze ubwonko. None se ubu turakora iki ingegera y'umukobwa idashaka kumva? Shakira igunira hariya. Mama, atari wowe se, atari wowe. Ngaho babagitse. Shakira igunira. None sigunira. Ngiye kugukubitira mu igunira, urwo rurimo rurwibagirwa ko ngo ndamukunda. Ukunda haduyi wacu, umwanzi wacu. Reka kubwira umva bita woka byawe mama bibitekereze kuko nukuri kw'Imana ngewe ndasa kuvana amaboko ngira gutape nagushyigikira ariko wumva Ani wambabariye ko kukareka iramu uranyana yimbwa kuko watubabariye. Basi tugusabye imbabazi. Ngareba papa wagiye kugushyira mu iguni. Mukanya aragutaba. We nta mikiragira nugire ngo hari ikindi. Kasere ko niswese mu mugore nyina. Kwicare kumurumva. Tumujyane mu cyumba ahubwo bajye. Yo, diso bita Emile ndetse na Anita ibyo bigiye kuba byarangira nabi. Ese bigiye kuba byangira gute? No kanga turi kubona ko ibintu bimeze nabi, ko turi kubona ko hangaha wo bita Emile we ari mu mazi abiro, wita Emile we ashobora no kuba yanapfa, gusa tubonye ko nahanga wo bita Anita nawe atorohewe. Ese none bigiye kuba byagenda bite? No kangaha ari benshi musiganya agahinda kenshi ndetse musiganya n'amatsiko, gusa ngiye kuba namara amatsiko kandi ngiye kuba nabwira igiye kuba byakurikiyeho byose muri filime Inzira Y'umusaraba. Ngiye mugiye kubana nyita Tiki Blaze, mwamaje kubona ko hanga wo bita Anita nawe atoreye, mwamaje kubona ko Anita nawe ari gukubitwa bikomeye cyane, ngira ngo ubonye ko anganya ntambara ndetse najya kugenda mo kubitamubwira ati ibintu wakoze ni biki kugira ngo ukundane n'umwanzi wacu, ni biki wadukoreye, ibintu ni biki wakoze ntago bibaho. Ngira ngo ubonye ko angaha ibintu bitoroshye, ngira ngo ubonye ko ngo bita Anita nawe ibyo biri kugenda bigaragara yuko atoreye kandi ari kugerageza kwerekana yuko atarika Emile. Ese bizagenda bite Emile? Biraza kuba byagenda gute Emile? Ese Emile ribwaze kuberekoka cyangwa Emile ashobora no kuba yapfa? Gusa nagira ngo maramatsiko ngubwire yuko wo bita Emile adashobora gupfa kubera ko Emile ibyo kwa nyantambara bakora byose murabizi yuko uburozi bwabo, navuga yuko uwo bita docteur yamaje kuba yavumbura uburozi bakoresha, yamaje kuba yakora antidote ikiza uburozi bwo kwa nyantambara. Navuga yuko hanga bita Emile nubwo mubonye ko yanyweye uburozi, nubwo mwabonye ko Emile ameze nubwo mubonye ko Emile ashobora no kuba yanapfa, gusa rya babwire ko Emile nta kintu arabaho, ubwo Emile yamaje no kuba yakira. Emile ari kugwana no kuba yazanzamuka kugira ngo abashe no kuba yamera neza, ubundi abashe kuba yakwihora, abashe no kuba yajya kugwana urukundo. Murabizi yuko musaza wa Iribagiza nawe anywa uburozi. Mwabonye ko hanga ubita Fabiola kimara guha uburozi Fisto, ambwira tuzagende uyu musaza wa Iribagiza. Ngira ngo byose murabizi ku bantu bakurikiye ino filime, ngira ngo byose mwagiye buna kandi mwagiye mubona ukuntu byagenze. Ngira ngo mwabonye ko hanga kugira ngo umusaza wa Iribagiza akiri buriya burozi ari Emile ndetse na kamarade bazanye umuti ubasha kuba wavura musaza wa Iribagiza. Rero birumvikana yuko hangaha nubwo Emile yanyweye buriya burozi, nubwo Emile yabashije kuba yanywa buriya burozi akaba ameze kuriya, ndagira babwire ko nta kintu araba, ndagira babwire ko ibintu byose bimeze neza, ahubwo kwa nyantambara bikoze
zo kwa Nyantambara bakangwe intare yari imaze igihe kirekire ituje, batumye Emile na Kamarade bagira umujinya udasanzwe ndetse bagiye no kuba bagira imbaraga zo kuba bakwirora, bagiye kongera kubishyiramo imbaraga. Ngira mwe mwarabonye ko muri no minsi bari baratuje, nyamwe mubonye ko muri no minsi bari bameze nkaho batekiteye ku bintu byo kwa Rugema, batakiteye kwa Rugema, bibereye mu bintu byabo. Gusa navuga ko noneho ahangaha kwa Rugema bakangwe intare yari zisinzire, navuga ko ahangaha Emile ndetse na Kamarade noneho bagiye kugarukana umujinya udasanzwe. Ese noneho bizagenda bite, bizacura iki? Ese Anita ari bwaze kuguma gukunda Emile cyangwa Anita ari bwaze guhita akatira Emile yikundire uriya mu desperate? Gusa tubonye ko nubwo ahangaha ubita Emile, nubwo tubonye ko ahangaha ubita Anita ameze nawe, nubwo tubonye ko ahangaha Anita ari gukubitwa bikomeye cyane ndetse na Rugema tubonye ko yashaka no kuba yakwica Anita. Gusa twamaje kumva yuko ahangaha Anita ari kuvuga ati Emile ndamukunda cyane ntago namureka, Emile ndamukunda cyane ntago namureka. Ese biragenda gute ahangaha ubita Anita ari bwaze kuba yaguma gukunda Emile akimara kumva ibintu Nyirantambara yakora, akimara kumva ibintu Emile yakoreye Nyirantambara? Ndetse murabizi yuko ahangaha ubita Anita akunda mama ye cyane, ngira ngo murabizi byose ukuntu akunda mama ye cyane. Ese noneho bizagenda bite, noneho bizarangira gute? Ese urukundo rwabo ruzakomeza urukundo rwabo, bazongera kuba bahura bongere gukundana nk'uko byari bisanzwe, cyangwa bagiye guhita batandukana, cyangwa no bita Emile nawe agiye guhita abona ko urukundo rwabo rudashoboka atangire kuba yareka Anita? Gusa navuga ko noneho ahangaha ubwo bita Emile aribwo agiye kugaruka, noneho nta bintu by'imikino, gusa Emile agiye kugaruka baga nta kinya. Ngira ngo murabizi neza yuko Emile nta bintu by'imikino, kandi murabizi ko Emile ndetse na Kamarade iyo bahagurukiye kwa Rugema, ngira ngo murabizi ukuntu babatesha umutwe. Rero navuga ko noneho ahangaha ibintu bigiye kuba byajyana no filime ya cyane igiye kuba yagira ari ahantu hadasanzwe, kandi ari ahantu hadasanzwe cyane, kandi ibyo benshi mwifuzaga, ibyo benshi mufitiye amatsiko menshi mugiye gutangira kubona, kandi mugiye kubona ko noneho ahangaha ibintu bigiye kuba byaryoha. Ndagira ngo nawe ujye muri comment rero ubashe kuba wagira inama ugira Isimbi, dore ko muri kubona kwanga Isimbi atore, muri kubona kwanga Isimbi byamukomere, muri kubona kwanga Isimbi yabuze aho yerekeza, ngira ngo kubona kwanga Isimbi byamucanze. Ese noneho Isimbi ari bwaze kuba yakwe kiko twabonye kwanga kwa Rugema bamwirukanye bakamubwira ati genda niba udashaka kuba waduha umwana wawe shaka ahandi hantu ujya. Ese noneho ubu Isimbi ari bwaze kuba yagiye, Isimbi ari bwaze kuba yakora iki? Gusa navuga ko nubwo Isimbi yagiye, nubwo navuga ko Isimbi yirukanwe, gusa tukaba tubona yuko Isimbi afite agahinda. Navuga ko Isimbi agiye kuba yahura n'amahirwe akomeye cyane, Isimbi agiye kuba yabona umuntu umufasha kandi ibintu bikazagenda neza. Nimba yumva yuko Imana iri bwaze kuba yatabara Isimbi, ubundi Isimbi akabona umuntu umufasha ndetse akazanamufata neza kurusha uko yarabayeho kwa Nyantambara, nawe ndagira ngo ujye muri comment wandikemo amen amen, utwereke ko nawe wizeye Imana, kandi wizeye yuko Imana izatuma Rugema ibyo yakoze byose abihanirwa, ndetse akajyanwa no muri gereza, ndetse na Rugema ndetse na Nyirantambara ndetse na Fabera bose bagahanirwa ibyaha byose bakoze, kuko muri kubona ko ari abagome babe cyane, kandi nta mikino muri kubona ko bashatse no kuba bakwica Emile. Ese noneho bigiye kuba byagenda bite? Ko twabonye kwanga bita Iribageza nawe akomeje kugenda yibaza avuga ati se byagenze gute kugira ngo Emile akundane na Anita? Ese Emile yari abizi yuko uriya mukobwa ari wa Nyirantambara? Ese noneho biragiza kuba byagenda bite, biraza kuba byarangira bite? Kanga muri kubona yuko ibintu byamaje kuba byaba bumbu na bumbu, byamaje kuba byaba umuriro, byamaje kuba byahindura isura. Noneho kanga filime yacu igiye kuba yagera iryoshye cyane, kandi mugiye gutangira kubonamo udushya dutandukanye, kandi mugiye kubonamo ibyo benshi mutari mwiteguye. Mugiye gutangira kubona yuko ahangaha na Rugema nawe agiye kuba yashaka uko ahonga Rugema nawe agiye kuba yategwa na polisi, dore ko navuga ko ahangaha ubita Isimbi agiye kujya kurega Rugema kuri polisi. Ese noneho Rugema ari bwaze kuba yahungira, Rugema ari bwaze kuba yakora iki? Rugema noneho ko ibyago bimuzi, Rugema ibyo yanze ko bigaragara, ibyo hisha imyaka myinshi ko bigiye kuba byamenyekana, noneho ahangaha bizagenda bite? Ese no mu desperate ngo ni are azabasha kuba yatsindira Anita? Ese noneho Anita agiye kuba yakora iki? Anita agiye kuba yafata uyu mwanzuro? Ese urumva wagiriye inama Anita? Ese urumva Anita akwiye kuba yagomeza gukundana na Emile, cyangwa Anita akomeza akunde uriya mu desperate ngo ni are? Nawe ujya muri comment ugira ijambo rimwe ubwira Anita, kuko muri kubona ko ahangaha Anita yabuze icyo akora. Muri kubona ko ahangaha Anita isi yamwikarije, ko muri kubona ko Anita nta mahitamo afite, ndetse afite n'impamvu nyinshi zo kuba yakwanga Emile, kuko murabizi ko Emile yahemukiye umuryango we w'abongerera, ngo murabizi ko Emile ndetse na Kamarade ari abanzi bakomeye cyane bo kwa Rugema. Ese noneho Anita urumva adafite impamvu yo kuba yakwanga Emile, urumva adafite impamvu ikomeye cyane, ndetse urumva adafite n'impamvu yumvikana yo kuba nawe yatangira kwanga Emile, ndetse akabasha no kuba yahangana na Emile, kuko ahangaha navuga
ko Emile ari intege nke akunda Anita cyane ndetse yakora buri kimwe cyose kugira ngo asubirane Anita. Ese noneho bizagenda gute, bizarangira gute? Ese uyu Emile we ari bwaze kuba yafatiwe imwanzuro Emile ndetse na Kamade bari bwaze kuba bakora iki kugira ngo babashe kuba bajya kwihora, kugira ngo babashe kuba bajya kwihora hano kwa RUGEMA? Ngira mwabonye ibintu byabaye, ngira mwabonye yuko anga bita Emile ndetse na Kamarade bari bamajije kumenya yuko ari uburozi, bari bamajije kumenya yuko ibi byose ari agapangu, ndetse bari bamajije kumenya yuko bita Fabiola Tabarizwa, bari bamajije kumenya ko Fabiola nta bintu by'imikino. Ngira mwabonye ko anga bakigira kwa nyina ntambara bagahita babona ko ari nyantambara ndetse n'urugendo ndetse na Fabiola. Ngira mwabonye ko bahise bagira ubwoba bukomeye cyane ndetse bahise banikanga, babaha n'icyo kunywa bakanga kuba bakinywa. Ese bizagenda gute noneho ko anga navuga yuko Emile ndetse Kamade bagiye kuba bajya kwihora ku RUGEMA? Ndabizi ko n'amatsiko nimeshe kusanya bwe ko noneho agace kagiye kuza umuntu bagundagere kandi bazo ku mutima. Ciao ciao.